ubukene bwacu, uzi ibyifuzo bya buri wese. Niyo mpamvu natwe turi imbere yawe muri uyu mwanya wo kwakira umutsima, abiteguye data Uwiteka duhereze ibidukwiye. Nugenderera abandi nanjye ntunsige, nugenderera abashiki bacu nanjye ntunsige, nugendera bene data nanjye ntunsige. Tuguhaye ikaze, tukubone n'umugaragu wawe, nusige umugaragu wawe natwe dusige, utuzamure mu kirere cy'umwuka kugira ngo twumve icyo umwuka dushakaho, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tukabasha kwicara. Naweza keti. Yewe na mwene data Bila ndugu. tubasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Asalimu katika jina la Bwana wetu
kutubeshaho benshi bavuga ngo tugaragara nk'abagiye gupfa ngo tugaragara nk'abatariho ariko turiho ubuntu bw'Imana. Abantu bavuga ngo dusa nk'abakene ariko turi abakire kubw'ubuntu bw'Imana. Rero ndakubwiza ukuri, hari abantu benshi bari muri bomboni, hari abantu benshi bari mu bitaro, hari abantu benshi bashinguye umunsi, hari n'abandi bashinzwe ejo hashize, ariko kuba wowe ukiriho wowe ugihumeka
neema ya Mungu Imana inatosha. urahagije. Hanyuma y'ibyo twasomye Baadaye kando kidogo ijambo ryiza neno nzuri ariko rero n'amagambo maremare ya maneno marefu atubwira ati akituambia kwamba kuko bimeze bityo kama vile nk'uko ibyaha kama dhambi cyangwa se icyaha wala dhambi cyazanywe n'umuntu umwe yetu na mtu mmoja kikakongera abantu bose, nashika watu abantu bose bakakora ibyaha, wanatenda abantu bose bakivuguta mu byaha
gutsindishirizwa na kushindiwa kuko kwani igicumuro cy'umwe kwa dhambi ya mmoja cyateye urupfu ilisababisha rwimikwa n'umwe, imilikiwa na ni mmoja nako kama vile abahawe ubuntu. Amena. Ni nako abahawe ubuntu waliopewa neema busesekaye iliyozindika n'Imana yo gukiranuka karama ya kuwa haki bazarushaho watazidishiwa kwimikanwa miliki ku bugingo buhoraho uzima wa milele n'umwe, na mmoja ni we Yesu ndiye Kristo. Yesu Kristo. Nuko rero Kama vile igicumuro cy'umuntu umwe dhambi ya mmoja cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka, hukumiwe niko kama vile kwice gukiranuka ya kuwa haki cyakozwe n'umuntu umwe tendo la mtu mmoja cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa kubwa Yesu Kristo. Amen. amen. Kuko icyaha cyakongejwe mu isi, Maana abantu bose bakozwa n'icyaha, abantu bose bakizwa mu byaha, ngo ni nako Yesu Kristo yaje gukuraho icyaha umuntu umwe kugira ngo bave mu byaha bahabwe ubugingo buhoraho. Ubuntu bw'Imana bagira ubwiza. Amen. Amen. Ubuntu bw'Imana, Imana yacu ibubahereze mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Tureke guhora tumeze nk'abana, tureke guhora mu by'ubwana. Biragaragara ko urugendo rya mbere hari ibintu bisa n'impaka, ugasanga n'umurimo utandeba, ugasanga ibintu bitandeba, ugahita gucira urubanza bitakureba, ukinjira mu murimo utakureba. Ibyo byose biterwa n'icyaha. Nawe ntabwo ari wowe. Umuntu wo kubwiriza atari uwawe. Ubwiriza gute? Uri kubwiriza nande? Wicishije gucira urubanza, urakizi. Wowe wakwicaye ugatuza. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo ntaho yabumwe wenyine. Yesu umwe yaba ari wowe. Kugira mu mudugudu wagira amahoro, cyangwa umudugudu wose uza amahoro ubwawe. Amen. Ngo bakibwira guceceka, ariko guca imanza ngo zitabera. Ngo mbese guceceka kohereza guca imanza zitabera. Niko Zaburi ya Dawidi mirongo itanu. Amen. Reka dusome Zaburi na gatatu, 16. Shairi ya 16 Ariko lakini ndababwiza ukuri, mwambia kweli bizera kwa uaminifu ubuntu bw'Imana neema ya Mungu burahagije. inatosha. Ubuntu bw'Imana bwagezeho. Neema ya Mungu Naranyuzwe. ilitosheka. Amen. Amen. Bazambwira ijambo ry'Imana Ni neno la Mungu icoco mbere. limeze. Amena. Amina. Amen. Amen. Ibyo niba kuri wowe ukumva ko ijambo ry'Imana riramena Mungu amina. rikakunyura, burya ubuntu bw'Imana buzabuhagije kuri wowe. Kwa Tureke tosheka gucira kwa urubanza tutareba, hukumu mita tureke kubwiriza tutarabihawe, ahubwo buri muntu wese mu mwanya we amenye ukagenda. Amen. Umusaza aba umujyanama w'umusaza, atanga inama yubaka. Umubyeyi atanga inama ya kibyeyi. Amen. Buri muntu wese mu mwanya we kugira ubuteganye budatinze azasange turi umugeni, tudafite ikizinga cyangwa umumanyari. Twirinde kuba abafarisayo, ba bandi batwikira bakerekana inyuma ko ari beza, ngo bagasiga imva, nyamara ikirimo y'imva ntukizi. Imana tubabarire kandi dukomeze mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen. Zaburi 33. Shairi ya 16 Kugira ngo wumve. usikie. dusome mu izina ry'Umwami. Amen. niho yumvisha amatwi y'abantu agashyira ikimenyetso ku byo ibigisha. 16. 16 Komereza uretse. Mwumvishe kumamakira kuba ingabo nyinshi. mfalme anaweza imarika sawa ya Mwumvishe majeshi mingi. pastor yajya mu ijuru kubera igisomo cy'abantu ibihumbi. Ya kanisa kubwa. Komeza. Endelea.
abizera mwese mwakire ubuntu bw'Imana kandi burya ubuntu buva mu mbabazi. Umuntu utagira imbabazi ntabwo wamugirira ubuntu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo burya ubuntu bisobanuye kuki? Ibitafsiri je nawe wavuga gute hata usemewe je ukavugwa neza usemewa vizuri ukenda ukisiga neno ndetse linajipanga ugaterera mito nimugoroba hata asubuhi hata ariko udafite ubuntu bw'Imana hata mu una mutima neema wawe Mungu moyoni ntacyo byaba bikumariye. Kufanyia kitu. Kuko aravuga ngo gukiranuka Bahati. si ikiguzi, Sio malipo. si ubwiza, si imirimo twabihawe kubw'ubuntu bw'Imana. Amen. Ubuntu bw'Imana. Turagenda tukagaruka kubw'ubuntu bw'Imana. Turarwara tugakira kubw'ubuntu bw'Imana. Batuvuga nabi bakatuvuga neza tukanabaho kubw'ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana burahagije. Amen. Nawe wakire ubuntu bw'Imana. neema Mungu. Dawidi yaririmbye imbabazi z'Imana. David aliona fadhili za Mungu. Dawidi yaririmbye imbabazi z'Imana. Aliimba fadhili za Mungu. Aririmba imbabazi z'Imana kubera iki? Za Mungu kwa sababu Ubuntu bw'Uwiteka neema Mungu bwari bumaze gusanga kuri we. zidika kwake. Amen. Nange ndababwira imbabazi z'Imana ndetse n'ubuntu bw'Imana. Neema yake. Imana ibakomeze Mungu apongeze. kandi bamugisha Ya bariki. mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Zaburi Zaburi 39 mstari wa kwanza tusikie. Chenye kinatuambia. ariko birevuga ngo bose bakoze ibyaha Biblia inasema bivugana mu byaha. wote walitenda dhambi. Igicumuro cy'umuntu umwe cyuzura isi Ilijaa dunia. kizana urupfu. Inaleta kifo. Ni nako Yesu Kristo Kama vile Yesu Kristo yaje gukuraho ibyaha kuondoa kugira ngo dhambi. ubugingo buhoraho ubuzima bw'abashobora buzira herezo. Iwe bila mwisho. Ibyo abikoze kubera iki? Enda kwa ajili ya nini? Impamvu y'ubuntu Sababu bw'Imana. ya neema ya Mungu. Ubuntu bw'Imana bube hejuru yanyu. Iwe juu yenu. 39 39 umurongo wa mbere. mstari wa kwanza. dusome izina ry'Imana Kristo. Naribwiye nti nzirindira mu nzira zanjye. We naribwiye nti Nijambia kwamba nzirindira mu nzira zanjye. nichunga kwa njia Wibaza zangu. ko kuvuga Niambia cyangwa kusema guceceka wala cyangwa kunyamaza gukora wala cyangwa kupenda kudakora wala kutoteza gusenga kuomba cyangwa kudasenga wala kutoomba ukumva ko ari ikintu cyawe uriyungura ukumva ko ari ikintu ushobora gukora kugira ngo ube runaka ukumva ko ari ikintu ugomba gukora kugira ngo ube na ariko ukumva ukuntu adavuga ati ngo naribwiye nti Niambia ngo kwamba nzirindira mu nzira zanjye. pia ndani ya njia zangu. Komeza. Endelea. Naribwiye nti nzirindira mu nzira zanjye kugira ngo nacuza ururimi rwanjye. Nzajya mfata ururimi rwanjye umunyabyaha akiri imbere yanjye. Nabeshejwe n'ikiragi no kutavuga. Narahoze naho byaba byinshi sinabivuga. Naho byaba byiza sinabivuga. Dusubiremo. Nabeshejwe nk'ikiragi no kutavuga. Narahoze naho byaba byiza sinabivuga. Umubabaro wanjye uragwira, umutima wanjye ungurumana mu nda, ungurumana mu nda. Ngitekereza umuriro unyakamo, maze mvugisha ururimi nti Uwiteka umenyeshe iherezo ryawe. Amen. Yicaye muri data umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Hari abantu benshi bariho bameze nk'ibiragi. Kuna watu wengi wanakuwa kama mabubu. Bacecetse rwose. Wananyamaza kabisa. Ngo nabyo ibintu byiza sinavuga, nabyo ibintu bibi sinavuga, gakibaza ko muri we hari ikintu yakwiyungura, akumva ko
cyangwa gukiranuka twagombye kuba umutima wa buri muntu wese ukamenya ngo uko naba ndi kose ndi umukristo. Amen. uko naba ndi kose ndi umukristo mbere yo kuba icyondi. Amen. nicyo nshimira Imana cyane nuko maze kuba ndi umukristo. hagomba umuntu Imana y'Imana y'agakiza ikamuha umurimo yaramaze kumuhindura ngimagira umukristo. Amen. nabahanziye nari umukristo ndashaka igisomo cy'abapasitoro nkafata ibitabo byinshi nkafata ibyibaro byinshi ariko rero umukristo mbese iyo byamara iki kuba umukristo birahagije. acha niwaambie kwa kweli